haleluya, singira intorezo yawe, haleluya, kugira ngo utaba koroneri wihishiyo. Singira intorezo yawe, singira intorezo yawe ku murimo data yaguhamagariyeho. Aho uririmba niba utakiririmba, intorezo yaguye mu mazi. Nta yindi mpamvu. Impamvu uvuga ngo narepesa ariko sinaririmbye, nyine intorezo yaguye mu mazi. Waguke mu bitekerezo, utekereze ngo mbese Imana ishaka wiki. Niba Imana ishaka kubaho yo ishaka, uri buze kubaho ishaka, ntabwo uri bube aho ushaka. Niba Imana ifite ishaka ko ugenda gake, uri bugende gake. Haleluya. Umugoroba byakwemera, fasha tuyongera amashini. Imana itabeshya, Imana ishimwe. Haleluya, tera haleluya twumve. Hari umugore warwaye igihe kinini, imyaka 12 yayimaze ari mu mugongo, yazengurutse hose agira ngo yivuze, ibintu bye bimushiraho ariko birananirana, maze Yesu arahanyura. Umugore abyumvise arirukanka cyane, abyigana mu bantu, agera kuri Yesu amukora ku mwenda, ako kanya kimukoraho, icyago cye kiragenda. Biremera muri Yesu, biremera ibyananiranye muri Yesu, biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwirukira. Haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye. Elisa bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore ahantu, dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, none turakwinginze reka tujye kuri Yorodani ugende. Umwe muri bo aravuga ati, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati, ye ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intore zirakuka igwa mu mazi. Arataka ati, mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati, iguye he? Aramwereka, aherako atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramusubiza ati, yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Umuntu w'Imana Elisa asubiza uwo mwana umwe muri abo bana b'abahanuzi, aramusubiza ati, aramubaza ati, intorezo iguye he? Aramusubiza ati, iguye aha muri Yorodani. Elisa aramubwira ati, yisingire. Arayisingira. Haleluya. Amagambo y'Imana arakomeye kandi ni meza, ariko aryoha asubiwemo. Haleluya. Mu buryo bugaragarira amaso cyangwa mu buzima busanzwe, intorezo ntimuzi ko iremera. Ese yabasha kuzamurwa n'igiti mu buzima busanzwe? Haleluya. Iri jambo tugiye kuganira riravuga, rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwaguka mu bitekerezo.
uyu munsi turimo tuganira rino jambo ry'Imana, wumve kwaguka muri wowe, wumve icyo Imana igushakaho, wumve icyo isaba gukora kugira ngo ubashe kugendana nayo. Haleluya. Ariko nsuriza mugenzi wawe mubwire ngo urasa n'Imana. Haleluya. Ariko niba utanamubwiye ngo wiriwe wakoze amakosa, mubwire ngo urasa n'Imana. Haleluya. Nje ndi kubona muri beza cyane, mukeye musa n'Imana. Haleluya. Ndi mwebwe mwakabaye mumwenyurira mukamba keya, kuko jewe nkunda keya. Haleluya. Jewe nshima Imana iyo umuntu ambwiye ngo arankunda. Jewe hano mu iteraniro hari abantu benshi bajya bambwira ngo turagukunda. Haleluya. Nanjye ndabakunda mwese mu izina rya Yesu. Mu buzima busanzwe twari tuganiriye ko intorezo ntabwo igiti cyabasha kuyizamura. Kandi wibuke ko intorezo yaguye muri Yorodani mu mugezi, mu mazi hasobanuye ibigeragezo. Haleluya. Aba bana b'abahanuzi bicaye, babona aho bari bicaye habakabije kubabera hato, ngo basanga umuhanuzi. Mu buzima bwawe hari abantu babiri b'ingirakamaro udakwiriye kugenda mutajyanye. Aidha uzajyana n'umutambyi, umushumba, cyangwa ujyane n'umuhanuzi. Haleluya. Nutajyana n'umutambyi uziyaranje ujyane n'umuhanuzi. Haleluya. Impamvu y'intorezo yabashije kuva mu mazi muri bya bigeragezo nuko aba bana b'abahanuzi batashatse kugenda bonyine, bajyanye n'umuhanuzi w'Imana Elisa. Mvugira ngo amena. Niba bitakugoye mera Imana icyubahiro. Haleluya. Imana yanjye ntikabure kunezerwa twateranye. Haleluya. Aba bahanuzi b'abana basaba Elisa bati turajyana. Nubwo dusobanukiwe ko aho dutuye ari hatoya hakabije kuba ari hato tutakwirwa, ariko tumaze gutekereza, twagutse mu bitekerezo, twageze amayerekwa ko tukwiriye kujya guca buri muntu nibura agaca igiti, tukaza kwiyubakira hagutse. Haleluya. Ibaze muri bya byumba utunzi, muri rwa rusengero Imana yakuremyemo, hagukiye gukora iki mu by'Imana yaduhamagariye gukora? Tukiri aha hantu ntahatambuka, hagukiye gukora iki? Ese wambaza ngo intorezo ni iki ku buzima bw'umukristo, cyangwa intwaro ni iki umusirikare? Ku musirikare intwaro ni ikirwanisho akoresha arinda umutekano hirya no hino, areba aho umwanzi we yaturuka. Haleluya. Kandi wibuke ko intwaro wakoresheje ufata igihugu niyo ukoresha wongera kukindisha. Haleluya. Reka mvuga aka kantu neza. Intwaro wakoresheje kugira ngo ubone mwuka wera niyo uzakoresha kugira ngo urinde icyo kibisanyo kiri muri wowe. Haleluya. Ariko uyu mwana w'umuhanuzi asobanukirwa ko intorezo yajyanye yari intirano.
mbese nawe wibuka ko impano ubikijwe ari intizanyo? wibutse yuko Mwuka Wera uri muri wowe ari Imana yamugutije igihe runaka. Utekereza ko buri wese ataramuhabwa? Ndabeshya? Ntabwo buri wese aramuhabwa. Ese kubera iki harimo abahanuzi hano hakaba hari n'abandi batari abahanuzi? Haleluya, Yesu ashimwe. Wakwibaza, ariko ibaze, iyo mpano yo kuririmba watijwe, ko ari intorezo watijwe, uyigendana gute imbere y'Imana? Ese yaguye muri Yorodani utabaza umutambyi cyangwa umuhanuzi? Cyangwa wirambitseho ikiganza uriyeza uritunganya? Haleluya. Ibaze nanjye nibaze, iyi ntorezo twatijwe tubibanyamo dute n'umwami wacu? Iyi ntorezo uyu munsi bakuvuga ikagucika ikagwa muri Yorodani ugacika intege. Mbese wasanze umutambyi uti intorezo yanjye nasobanukiwe ko yaguye muri Yorodani mu bigeragezo, none ndagarutse nsabira Imana imbaraga kugira ngo mbashe kongera kuyisingira. Intorezo yagushwa n'icyaha, intorezo yagushwa n'amasengesho make, intorezo yagushwa na mwene so ukuri iruhande uhora agukoba akubwira ati ibyo ukora burya ntago bigenda neza, ntabwo uhanura neza, ntabwo uvugira Imana neza. Intorezo yaguye muri Yorodani, intorezo yagushwa no kunegura mwene so. Iyo uneguranye Mwuka Wera arahunga arigendera. Intorezo yawe yaguye muri Yorodani, ntabwo wabisobanukiwe, ariko biragusaba kugira aho ujya ukajya kureba umutambyi kugeza igihe hari imbaraga ziba ahantu buri wese atahawe. Zirya zari muri Elisa, yaravuze ati intore ziguye he? Ariko wibuke ko umuhanuzi yavuze ngo mbonye ishyano kuko intorezo yanjye iguye mu mazi kandi yari intirano. Ni kangahe wabonye kugushije ishyano Mwuka Wera yagiye kubera bakubwiye amagambo y'urucantege? Ni kangahe wasanze umukozi w'Imana ngo agusabire kugwiza imbaraga z'umutima, cyangwa waragiye nyine wirambikaho ibiganza ubuzima burakomeza? Ariko wibuka ko ibya Yesu ni ku murongo. Haleluya. Ntabwo Yesu aza mu byiza gusa. Intorezo yawe batumye ugwa mu mazi cyangwa wabigizemo uruhare, Yesu aho niho akunda kuza. Naho yaceceka aba yumvise. Yesu akeneye kumusanga. Ni umugwaneza kandi yoroheje mu mutima. Haleluya. Imana y'amahoro igufashe waguke mu bitekerezo uyu munsi, muri rwa rusengero ugendana narwo muri uyu mutima. Waguke mu bitekerezo, utekereze ngo mbese Imana ishaka wiki? Niba Imana ishaka kubaho yo ishaka, uri buze kubaho ishaka, ntabwo uri bube aho ushaka. Niba Imana ifite ishaka ko ugenda gake, uri bugende gake. Haleluya. Niba
ishaka ko amagambo yawe mu kanwa kaba yego cyangwa oya, uri bugire amagambo abiri, yego cyangwa oya. Haleluya. Aguka mu bitekerezo. Haleluya. Numara kwaguka mu bitekerezo, Imana iri bujye mu muhanuzi cyangwa umutambyi, imbaraga z'Imana ziri butegeke usingire ya ntorezo. Ntorezo yawe yaba diplome yawe, warize ushoje kwiga, diplome ntiyahabwa agaciro nk'iz'abandi, ubu urayicaranye. Haleluya. Intorezo yaba masters wakoze ukaba wicaye nta kazi ugira. Ushobora kuba mwiza ukavuka mu muryango mwiza, mu muryango ukomeye ukize ufite n'amafaranga, ariko ntibyakubujije kuba ukihari. Mivuze mu magambo avunaguye, ntibyakubujije kuruha. Haleluya. Intorezo yawe yaguye mu mazi. Isobanukirwe, utekereza aho uri bujye, ninde uri butegeka ngo iyo ntorezo isingire. Niba uri kumva ko wahageze uhari neza, Imana igutegekera usingire intorezo yawe. Haleluya. Singira iyo diplome yabuze agaciro, usingire amafaranga yo kwishyura amadeni, usingire ubwishyu bwa banki kuzengereje, usingire imbaraga z'amasengesho, usingire imbaraga za Mwuka Wera. Singira intorezo yawe. Haleluya. Kugira ngo utaba koroneri wihishiyo, singira intorezo yawe. Singira intorezo yawe ku murimo data yaguhamagariyeho. Aho uririmba, niba utakiririmba, intorezo yaguye mu mazi. Nta yindi mpamvu. Impamvu uvuga ngo narepesa ariko sinaririmbye, nyine intorezo yaguye mu mazi. Impamvu uvuga ngo ntabwo iri torero naribaho umudiyakoni, nta yindi mpamvu. Intorezo yaguye mu mazi, ariko nturaguka mu bitekerezo ngo umenye ahantu wanyura kuri wa muhanuzi aho nabohereje cyangwa ku mutambyi. Bari abantu ni abangombwa kugendana nabo. Iyo utagendana nabo nta kintu uba uri kumwe nacyo. Haleluya. Uri wenyine kandi ugomba kugendana n'Imana. Umutambyi abamo Imana, umuhanuzi abamo Imana. Abo bantu ntukabasige, n'abantu b'ingenzi. Haleluya. Iminota yanjye ndumva iri kugenda, reka ngusigire aka kantu kamwe nkwifurize ko wasanga umuhanuzi cyangwa umutambyi, kugira ngo aho ya ntorezo yaguye ategeke yohereze imbaraga zisingira ya ntorezo yaguye muri Yorodani. Imana ibone ikugirire neza. Haleluya. Nakubwiye ngo imbaraga z'amafaranga aho zananiwe gukora, imbaraga z'Imana zirahagera zigakora bikemera. Imbaraga z'abapfumu zitakora, imbaraga z'Imana zirakora. Kagaho k'ingwe ntacyo kamara, ariko imbaraga z'Imana zakujeho wasingira intorezo yawe. Haleluya. Mbese hari abantu batakaje intorezo zabo zikagwa muri Yorodani, aya masaha bumva bakwaguka mu bitekerezo, bagafatanya nanjye mu mwuka no muri uyu mutima nama Imana yaduhaye, bakabwira Imana ngo duhe gusingira intorezo zacu Mana.
Haleluya. Meri Imana yanjye icyubahiro. Imana yanjye ntikabure kutunezerwa twateranye. Kandi Imana y'amahoro uyu munsi izi gusanga ahantu uri, aho wicaye n'aho utuye, no mu rugo rwawe no mu byawe no mu bawe, ize igusange ikugirire neza, ikugwiriza imbaraga z'umutima kugira ngo ubashe kumenya ikigushakaho mu izina rya Yesu. Aya magambo aze atere imizi, ashinga imizi mu mitima yacu. Uko uyumvise cyangwa uko nayumva birusheho kukubaka cyane mu mutima wawe. Wumve wubakitse, ugume waguke mu bitekerezo. Nibyo nkwifuriza amasaha kuri iyi tariki, muri iki cyumweru cya Pentekote, kugira ngo bikuzeho nanjye bingarukeho mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Yesu abaho umugisha. ibyananiranye muri Yesu biremera, hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira. Haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremera muri Yesu biremera. Ibyananiranye muri Yesu biremera, hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira. Haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremera. Ntabwo mubeshyera, ibyo mvuga ndabihamya. Hari byinshi byandushyaga, ahageze biremera. None yampaye umurimo wo kugenda mwamamaza, mubwira abatamuzi, abazamwizera bazakizwa. Usibye n'ibyo kandi nawe ubwe arabihamya, ati yemwe abarushye mwese muze munsange mbaruhure. Niyo mpamvu mvuga neruye kandi nshize amanga, abafite ibyanze ngo ihinduka muze mumushime. Biremera muri Yesu biremera. Ibyananiranye muri Yesu biremera, hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira. Haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremera muri Yesu biremera. Ibyananiranye muri Yesu biremera, hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira. Haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremera. Abantu bizeye ko uyu mugoroba byakwemera, fasha tuyongere amashini. Imana itabeshya, Imana ishimwe. Haleluya. Tera haleluya twumve. Hariho umugore wari urwaye igihe kinini, imyaka 12 yayimaze ari mu mugongo. Yazengurutse hose agira ngo yivuze, ibintu bye bimushiraho ariko birananirana. Maze Yesu arahanyura, umugore abyumvise arirukanka cyane, abyigana mu bantu. Agera kuri Yesu amukora ku mwenda, ako kanya kimukoraho icyago cye kiragenda. Biremera muri Yesu biremera. Ibyananiranye muri Yesu biremera, hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira. Haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremera muri Yesu biremera. Ibyananiranye muri Yesu biremera, hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira. Haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremera. Imana tuyongere amashyi. Ageze ku nyanja asanga abigishwa baroba, bari bakesheje ijoro ariko ntacyo bafashe. Maze Yesu arategeka ati munagura urushundura. Baroba amafi menshi, ababibonye baratangara. Ahari nawe umaze igihe uroba ariko ntufate, reka kwirwanirira, komeza wizere Yesu. Reka kwibaza byinshi kubyo ubona byakunaniye, umunsi Yesu yahageze ibyari byanze bizemera. Biremera muri Yesu biremera. Ibyananiranye muri Yesu biremera, hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira.
no kumwizera ndetse no kumwiyumvira haguruka umushimire kuko ibyawe byanze biremera. Fasha tuyongere amashyi. Biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiyumvira haguruka umushimire kuko ibyawe byanze biremera. Zamura ikiganza hure. Muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiyumvira haguruka